Kimwe mu bibazo bihangayikije sosiyete z'ibihugu byinshi ku isi n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge mu baturage babyo, by'umwihariko mu bakiri bato. Abacuruza ibiyobyabwenge n'ababyambutsa babikora mu ibanga rikomeye kuko baba bihisha inzego zishinzwe kubirwanya zibahiga bukware. Kuri ubu ikivugwa nuko Afurika iri guhinduka inzira inyuzwamo ibiyobyabwenge byoherezwa hirya no hino ku isi. Ibiyobyabwenge byinshi bya kokayine na heroine binyuzwa muri Afurika mbere y'uko byoherezwa i Burayi. Umujyi umwe ufatwa nk'umutima w'ubwo bucuruzi bw'ibiyobyabwenge, Mombasa muri Kenya. Mbere heroine yavaga muri Pakistan ikanyuzwa mu gace kitwa Balkan ko mu burasirazuba bw'Uburayi, ikabona kugezwa mu Bwongereza, mu Budage cyangwa mu Bufaransa. Gusa intambara yo muri Syria ndetse n'ikibazo cy'abimukira byatumye inzira idakomeza kuba nyabagendwa ku bambutse ibiyobyabwenge, bituma bamwe mu babicuruza bashakisha indi nzira. Amato yo muri Pakistan avana icyo kiyobyabwenge muri Pakistan akakijyana muri Afurika y'Uburasirazuba, muri Kenya birumvikana, hanyuma kikoherezwa ku mugabane w'Uburayi. Abakora ubwo bucuruzi bwa kokayine n'abayambutsa babikora mu buryo bw'ibanga rikomeye ugereranyije n'ababyohereza bivuye muri Amerika y'Amajyepfo. Mu gihe ubusanzwe Kenya ari igihugu kitakunze kugaragaramo ibiyobyabwenge bikomeye, kuri ubu iki gihugu cyahindutse umutima w'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge bikomeye, ndetse umubare w'abaturage bacyo babaswe n'ibiyobyabwenge ukaba urushaho kwiyongera uko iminsi ishira indi igataha. Byagenze gute kugira ngo Kenya ihinduke inzira nshya inyuzwe mu biyobyabwenge bijya mu bice bitandukanye by'isi? Ikaze mu kiganiro, nitwa Cyprien Ngendahimana. Mu gicuku kinishye, Joe yakije ubwato bwe. Inshuro nyinshi mu kwezi iyo inyanja itajemo imihengeri, agenda agiye guhura n'amato avuye muri Aziya. Joe ni ingenzi cyane mu bucuruzi bw'ibiyobyabwenge byoherezwa muri Afurika. Akazi ke ni ukubigeza muri Kenya. Buri gihe mpamagarwa n'umukoresha wanjye kuri telefone akambwira ahantu ngomba kujya. Njya guhura n'ubundi bwato bakampa imizigo nk'itatu cyangwa ine, rimwe bakampa 5. Hanyuma ngaruka ku nkombe, hakaba hari imodoka integereje ihita yakira iyo mizigo. Ni ibintu birimo amafaranga menshi ku buryo ashobora gukorera amayero 900 atwaye imizigo inshuro imwe gusa. Ni hafi umushahara w'umwaka wose ku mukozi ukora akazi koroheje muri Kenya, ariko ingaruka nazo ni nyinshi. C'est un mauvais travail, très dangereux. Ni akazi kabi cyane. Uko gakora, uko kamenyaho byinshi, igihe kiragera bakajya bakubwira kuza wenyine gufata umuzigo. Bamwe mu nshuti zanjye baburiwe irengero, ntitwongera kubabona nyuma y'uko bagiye gukora akazi kabo, ntibagaruka. Kwa hivyo wanapatikana, yani wanapotea kabisa, warudi. Joe amara gufata umuzigo akagaruka nyuma y'iminsi azanye ibiro byinshi by'ibiyobyabwenge. Ababyambutsa nyuma babijyana i Mombasa, umujyi wa kabiri munini muri Kenya, ukaba n'icyambu kinini cya Afurika y'Uburasirazuba. Uyu mujyi wahindutse ihuriro ry'ibiyobyabwenge bituruka impande n'impande. Heroine ituruka muri Pakistan, kokayine igaturuka muri Amerika y'Epfo. Aka ni agasashi gakozwe muri plastike, ndimo kubifunga, ndimo gukora udupfunyika nzamira. Abakora nk'ibi uyu David akora ni benshi. Ni nk'ibiraro hagati ya Kenya n'amahanga ya kure binyuzwaho ibiyobyabwenge. Kugira ngo badafatwa, ntibavuga aho baza kuba bari, ariko nanone bahana ibimenyetso bishobora gutuma babasha kuvugana n'abo bakorana muri iyi business y'ibiyobyabwenge. Vous devez savoir une chose, c'est en Europe. Mugomba kumenya ikintu kimwe, i Burayi niho tubona amafaranga menshi. Kuri benshi mu bambutse ibiyobyabwenge, Burayi nicyo cyerekezo cyiza. Hafi ingendo 3 kuri 5 zigenda neza, iyo ari kokayine nshobora kubona ibihumbi 6 by'amadolari ku kilo kimwe. Iyo nambukije ibiro 2 nshobora kubona hagati y'ibihumbi 10 na 11 by'amadolari. Entre 10 et 11 000 dollars. Iyo barangije gukora udupfunyika, baratugerageza kugira ngo barebe ko tudashobora gushwanyuka igihe tugeze mu nda. Ibyago biba ari byinshi cyane,
iyo agakingirizo babipfunyitsemo gashwanyutse kokayine irimo ikajya mu gifu. Biba ari ibiyobyabwenge by'umurengera biba bikugiyemo bishobora no kuguhitana. Baba bazi ko bishoboka, ariko kuri bo kubivana i Mombasa babijyanye mu mahanga ya kure nibwo buryo bwonyine bwo kubona amafaranga bitagoranye. Twakira ibiyobyabwenge muri Kenya natwe tukabyohereza ahandi. Biroroshye cyane ugereranyije no mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika. Muri Kenya biroroshye cyane kubyakira. You get it easily. Habarurwa miliyoni zisaga 100 z'amayero ava mu biyobyabwenge zinyura muri Kenya buri mwaka. Ubucuruzi bukorwa n'abaherwe bakijwe n'ibiyobyabwenge. Iyi nzu ni y'umucuruzi w'i Mombasa. Polisi iri kuyisaka ishaka ibimenyetso. Arakekwaho kuba akora ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nta na kimwe ugomba gusiga hano, tugomba gutwara ibyo tubona byose. Haba hari ikintu kijyanye n'ibyo dushaka? Imbwa ihumurirwa n'ibiyobyabwenge irazengurutswa ibyumba byose. Inzu yose irasakwa ahashoboka hose. Mu gikorwa cyabereye i Mombasa, polisi irashaka kwereka itangazamakuru ko irwanya ibiyobyabwenge, ariko umusaruro wayo ni hafi ya ntawo. Il y avait un Népalais à l'intérieur. Hari harimo umunyanepal mu nzu twamufashe. Yari afite urumogi, twanabonye amafaranga ahwanye n'ibihumbi 55 by'amashiringi. Yari amafaranga y'amanyakenya nayo muri Nepal. C'était en coupure kenyane et népalaise. Minisitiri w'umutekano muri Kenya aherutse gutangaza ko bagiye gushoza urugamba ku bacuruza n'abambutse ibiyobyabwenge. Dufite amakipe menshi yoherejwe mu bice bitandukanye mu ntara zose. Barasaka bakanata muri yombi abantu bose dufiteho amakuru. Ayo makuru tuyavana mu nzego z'ubutasi no mu baturage, kandi iyo tubonye ayo makuru twihutira kujya kubata muri yombi. Iminsi mike nyuma yaho, uyu mupolisi w'umwofisi yamaze imyaka 3 mu rugamba rwo kurwanya ibiyobyabwenge yarimuwe kubera kutagaragaza ubushobozi bwo guhashya icuruzwa ry'ibiyobyabwenge. Abapolisi bamwe bashinja bamwe muri bagenzi babo gukingira ikibaba abacuruzi ibiyobyabwenge. Uyu ushinzwe iperereza kuri ubwo bucuruzi arashaka gutanga ubuhamya. Yahaye abanyamakuru randevu yo guhurira ahantu hibanga, ababwira ko yataye muri yombi abacuruzi benshi b'ibiyobyabwenge ariko bagahita barikurwa. Ntashobora kubivuga ku manywa y'ihangu cyangwa ngo agaragaze isura ye. Afite ubwoba ko yabizira. Quand on les ramène au poste, on se fait menacer. Iyo tubagejeje kuri polisi dutangira guterwa ubwoba n'abadukuriye. Twabaza impamvu bakatubwira ko bazatwohereza mu bice birimo imitwe y'iterabwoba. Bamwe mu badukuriye barya ruswa y'abacuruzi bakomeye b'ibiyobyabwenge. Reçoivent des pots de vin de la part des gros trafiquants de drogue. Kubera gutinya ibibazo byabageraho baremera bagaceceka kuko urugamba rudahamye rwo kurwanya ibiyobyabwenge. Uru rugamba rwatumye havuka isoko ryabyo muri Kenya. Ababaswe n'ibiyobyabwenge bagaragara mu mihanda ya Mombasa. Kuva mu myaka 19 Mokhtar mu kiyobyabwenge cya heroine aza muri iki kigo gitanga ubufasha kugira ngo ahabwe inshinge zisukuye. Heroine ni ikiyobyabwenge byoroshye cyane kukibona i Mombasa. Ubushakashatsi bwa guverinoma ya Kenya bugaragaza ko 3.5% by'abatuye muri uwo mujyi baba barakigerageje. Vous voyez, ça c'est une seringue. Urabona, uru ni urushinge. Aha harimo amazi yo gukoresha, iki nacyo nicyo kwihanaguza nyuma. Et ça c'est pour se nettoyer après. Ku buryo buhoraho ahura n'umujyanama w'iki kigo kugira ngo amwibutse uburyo bwo kwigirira isuku yibanze. Ku
kubw'uku guhura nshobora kumenya ibintegereje hanze n'uburyo bwo kwirinda ibibazo byose nahura nabyo ku muhanda. Uretse ingaruka z'ibiyobyabwenge by'umurengera, benshi mu babikoresha bakunze kwandura hepatite C cyangwa sida. Abantu bagera ku 100 bagana icyo kigo buri munsi bajya gushaka ubujyanama. Sinavuga ko abakoresha ibiyobyabwenge bafite icyo bahuriyeho. Bamwe baba barize, abandi bavuye mu ishuri, bakaba bafite ibibazo bitandukanye, bamwe bafite n'akazi. Ni gute byatangiye rero? Ni ukubera ubukerarugendo. Ku ikubitiro, urubyiruko rwo ku Cyambu nirwo rwari rwarasaritswe n'ibiyobyabwenge, ariko ubu ntibigifite igaruriro kandi buri wese ashobora kubibona. Kenya mu busanzwe si igihugu cyakunze kugaragaramo ibiyobyabwenge bikomeye, ariko kuri ubu umubare w'ababifata urakomeza kwiyongera. Bivuga ko ababaswe na heroine mu mujyi wa Mombasa wonyine babarirwa hagati y'2500 n'5000. Akirangiza guhabwa ubujyanama, Mokhtar agiye gushaka ahantu hihishe kugira ngo afate kuri heroine. Ni doze ye ya mbere agiye gufata ku munsi. Byamutwaye amayero atagera kuri 2 kugira ngo agure yagiye kwitera. J'ai commencé il y a 19 ans. Hashize imyaka 19 ntangiye. Nari mfite inshuti yanjye yari yarabaswe na heroine. Yazaga iwanjye kenshi tukishimana, nza kumubaza niba nagerageza nkumva uko bimera. Nyuma y'imyaka myinshi afata heroine, imitsi ye ntibicyoroha kuyibona, kenshi arayihusha iyo agiye kwitera urushinge. Le matin, je me lève et je cherche un boulot pour me faire un peu d'argent. Quand j'en Mu ai, gitondo ndabyuka ngashaka akazi kampa amafaranga. Iyo nyabonye njya kugura heroine. Iyo nyabonye sinibaza ikibazo na kimwe, mpita njya kugura ikiyobyabwenge kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, rimwe na rimwe inshuro 4 cyangwa 5 ku munsi. For stuff like this, or 5 per day. Nubwo bimeze gutya ariko, isoko ry'ibiyobyabwenge i Mombasa ni rito cyane. Yihishe mu nzu, David arategura kujya ku kibuga cy'indege. Arasenga kugira ngo urugendo rwe azarusoza amahoro. Susu, Kuitani. je ne veux pas que cela Sinshaka ko ibi binteza ikibazo nibigera mu gifu cyanjye. Ndasaba Imana ngo indinde. Ndashaka gusa kwifasha guhangana n'ibi kugeza ngeze aho ngiye. parce que j'arrive à destination. Uruvange rw'amata n'ibinyampeke nirwo rugiye kumufasha kumira udupfunyika twa cocaine. Vous devez préparer un voyage de maximum 12 heures. Ugomba gutegura urugendo rutarenze amasaha 12 kuko igogora rifata igihe kitarenze amasaha 12. Nicyo gihe ntarengwa ibiryo bishobora kumara mu gifu. La nourriture reste dans l'estomac. Ni igihe kigoye kuri we. Ntashobora guhekenya ku buryo bisa nk'ibigoranye kumira kubera udupfunyika twa cocaine ari kumira. Nyuma yo kumira utwo dupfunyika, ahise yerekeza ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Mombasa. Azagaruka muri uwo mujyi nyuma y'amezi make kugira ngo ategure urundi rugendo rwerekeza i Dubai cyangwa i Burayi. Ni urugendo rushobora kumwinjiriza akayabo cyangwa rukaba rwamwerekeza muri gereza agafunga imyaka myinshi mu gihe yaba afashwe. Shalom, nitwa Cyprien Ngendahimana, ndagushimiye.